Yesu nashimwe cyane bene data, kanizere ko aho muri mu bice bitandukanye by'isi mumeze neza, abari mu Rwanda, mu ntara enye zose z'igihugu, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, uburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Reka twizere ko mumeze neza, kandi nawe utameze neza, izera Imana, byose birashoboka, kandi Imana ijya ibasha gukora ibyo tudashoboye, ijya ibasha guhindura amateka y'umuntu. Nawe uri hanze y'u Rwanda ubona bitameze neza, izera Imana. Nawe urushye, nawe uremerewe, nawe unanijwe n'ubuzima, nawe unanijwe n'ibiri muri iyi si byose, izera Imana kandi uyizere irakomeye. Ushobora byose. Nkuzaniye ijambo ry'ubuhanuzi, ndagira ngo wumve ko ari we impanuriye wowe urimo nkurikirana kuri iyi channel yitwa Uwarokowe TV. Ndagira ngo wumve ko iri jambo ari wowe ndizaniye, kandi ndabizi ko rikuruhura. Warurushye, ndabona ko wari uremerewe, ndabona ko ubuzima bwari bugucanze, ndabona ko wari ubuze icyerekezo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo iri jambo niwe ndizaniye. Kandi ni byiza ko mudufasha gusangiza ubu butumwa inshuti n'abavandimwe, ni byiza ko mudufasha gusangiza ubu butumwa, nuko wagera kuri channel ugasiga ukoze inkunga ikomeye yo gukanda subscribe, kugira ngo tuzajye dukomezanya, uzajye wumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Tujye kuganira ku ijambo ry'Imana, twahaye intego igira iti, mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, turamanza dusenga Imana kugira ngo idushyigikire, kugira ngo ikore imirimo n'ibitangaza mu buzima bwawe, ikore imirimo n'ibitangaza mu muryango wawe, ikore imirimo n'ibitangaza mu kazi ufite, ikore imirimo n'ibitangaza mu rugo rwawe, ikore imirimo n'ibitangaza mu bana bawe, ikore imirimo n'ibitangaza mu bavandimwe. Twarihaye intego igira ati nubwo umaze igihe ku irembo ryitwa ryiza, ntawakugiriye impuhwe, ariko Yesu akugiriye impuhwe. Ushobora kuba umaze igihe ku irembo bita ryiza, nta muntu n'umwe, bose bakunyuraho. Ushobora kuba uhamaze uri mu cyiciro runaka, ariko ijambo tugiye kuganiraho twarihaye intego igira iti, ushobora kuba umaze igihe ku irembo ryitwa ryiza, ntawakugiriye impuhwe, ariko Yesu none akugiriye impuhwe. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusenga Imana. Mwami Yesu, Mana yacu, Mana nziza, twongeye kugushimira data mwiza, uwera w'ukuri, uwera wa Isiraheli, uwera w'isezerano. Aya masaha Mwami Yesu, njye umugaragu wawe nongeye kugaruka imbere y'ubwiza bwawe. Reka iri jambo rishyigikire, reka ntaba ari njye Mwami Yesu, reka wikorere nk'Imana, reka tuvuge wowe usohoze nk'Imana ishobora byose. Reka Uwiteka Mwami Yesu urwanire bano bantu bawe, reka Uwiteka Nyiringabo Imana yacu ukora imirimo n'ibitangaza muri aba bavandimwe, kandi Uwiteka Mwami Yesu ugenderera ababyeyi, ugenderera abapapa, ugenderera abasore, ugenderera abakobwa, sengeye buri byiciro byose bigiye gukurikirana ubutumwa Mwami, kandi ubambike imbaraga, kuko myarene stade shamo debo alawishidista nekera bostera wa rekadara boshi inista rekarenemo istarebo kesharamo. Reka aya masaha Mwami Yesu ukora imirimo. Ndabona Mwami Yesu hari byinshi ugiye gukora bikomeye. Ndabona Mwami Yesu urwaniriye benshi mu izina rya Yesu Kristo. Reka aya masaha Mwami Yesu uyubahishe, kuko uri Imana ishobora byose. Uwiteka Mwami Yesu tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe cyane. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana mu minota mike dufite hano. Ushobora kuba umaze igihe ku irembo bita ryiza, ni ukuri ntawakugiriye impuhwe, cyangwa se nta muntu n'umwe wigeze akwitaho, ariko ndagira ngo nkubwire ngo umwami Yesu akwitayeho. Imana ishimwe cyane. Tugiye kujya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa turasoma ku murongo waho, turasoma ibice bitatu, turasoma ku murongo waho wa 4 n'uwa 5 n'uwa 6. Imana iduhana umugisha. Titire y'amagambo iratubwira ngo Petero na Yohana ati bakiriza ikirema, ati kure irembo ryitwa ryiza. Yesu ashimwe cyane. Izi nkuru ni iz'abagabo babiri, yari Petero na Yohana, ngo zari ku isaha y'isa 9 ubwo bari bakomeje urugendo rw'ivugabutumwa nkuru turimo. Bari mu mwanya wo gusenga, ratango nuko bageze ku irembo ryitwa ryiza, baje kuhasanga ikirema cyangwa se umuntu waravutse aremaye. Uyu muntu yarasabirizaga,
Data ngo nta muntu n'umwe rero warigeze amwitaho cyangwa se nta muntu n'umwe rero warigeze amugirira impuhwe mu gihe cyose yari amaze kuri iryo rembo bita ryiza. Yari ahamaze igihe kinini, abantu bose nubwo bakugeragaho baragufashaga ariko ntibaguhe ubuzima. Ndagira ngo nkubwire ngo ahantu hataboneka ubuzima Imana ijya itanga ubuzima, aho abandi babona ko bitazashoboka Imana ijya ibikora bigashoboka, kuko Imana ifite ubushobozi bwo gufata ibidashoboka ikabihindura n'ibishoboka birashoboka. Umaze igihe nawe bita igihe ku musozi w'ibigeragezo, umaze igihe ku musozi w'amakuba, ku musozi w'intambara, ku musozi w'ubukene, ku musozi w'ubugumba, ku musozi w'ibibazo bikomeye. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana igutere ku musozi wa ntibishoboka, ibigize birashoboka, kuko ari Imana ifite ubushobozi bwo kubikora bigashoboka. Uyu muntu Bibiliya igaragaza iki? Bibiliya ivuga ko uyu muntu arahamaze igihe kinini asabiriza, ari ku irembo ryitwa ryiza. Nta muntu n'umwe rero warigeze amugirira impuhwe, yarasabirizaga ku buryo abantu bose bamucagaho, nta n'umwe wigeze amugirira impuhwe. Uwamuhaga 10, uwamuhaga 20, uwamuhaga 5 yatwaraga ayo ngayo, ariko nta muntu n'umwe rero watekereje kumugira ute, kumuha ubuzima. Ijambo ry'Imana ku murongo wa 4 riratubwira ngo Petero na Yohana ati baramutumbira, ati Petero aramubwira ati uturebe, abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ati ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko kubera ko iki kirema cyangwa se umuntu aruvutse araremaye, yaramenyereye gusabiriza cyangwa se yaramenyereye gusaba, abonye n'aba bagabo biravuga ati rero n'aba bantu bagomba kuma, ati ibyo ari byo byose uko basa, ati ndabona basa neza, ati ndabona bakomeye, hari icyo nanjye bari bumera. Ndagira ngo nkubwire ngo nanjye birashoboka ko nta feza n'izahabu mfite, ariko nanjye icyo ndagwa, icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nawe wihaguruke, uhaguruke aho wari uhagaze muri icyo kigeragezo, wongere ufate ubuzima, wongere ufatishe kominikasiyo y'ubuzima, wongere uryoherwe Imana, wongere wishimire Imana, wongere unezererwe abantu, wongere unezererwe mu rugo rwawe, wongere unezererwe mu bukobwa bwawe no mu busore bwawe, wongere unezererwe. Ngo nuko barebye babona ko bamuhaye ifeza n'izahabu nta kintu bizazamumara cyangwa se ntaho bizazamugeza, baravuga ati ibyo ari byo byose uyu muntu akeneye ubuzima, ibyo ari byo byose nawe urimo nkurikira ukeneye ubuzima kugira ngo wongere unezererwe ubu buzima. Ngo nuko baravuga ati, ngo nuko baramutumbira cyangwa se baramureba cyane, ngo nuko baramubwira ngo wowe twitegereze, ngo nuko nawe arabareba cyane. Ngo nuko baramubwira ngo nta feza n'izahabu dufite, ngo ariko ndabona gusabiriza kwawe ntacyo bizazakugezaho, ngo ahubwo icyo dufite tugiye kukiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ati haguruka ugende. Nanjye ndakubwira ngo mu buzima ruhagazemo haguruka ugende. Ibyari bikunanije haguruka ubisige, ibyari bikuremereye haguruka ubisige, ibyari bigukuye mu murongo haguruka ubisige, ibyari bikubujije amahoro haguruka ubisige. Ubwo burwayi bwakubanyeho karande ndategetse butoke mu izina rya Yesu. Izo ntambara, ibyo bigerageza, ibyo bikunanije byose ndabibwira ngo nibigende, usigare wemye. Bibiliya ivuze ngo iki? Bibiliya iragaragaza ikavuga ngo nuko uwo mwanya ngo icyo kirema ngo Petero agifata ukuboko, akigifata ukuboko aragihagurutsa. Ndagira ngo nawe Imana iguhagurutse mu bigeragezo wari umazemo igihe, Imana iguhagurutse muri ubwo buzima ubayemo, Imana yongere kukwishimira, Imana yongere kukunezererwa. Ngo nuko akigihagurutsa, ngo nuko ibirenge birakomera, ngo ububumbamure burakomera, ngo n'imitsi irongerezaho, ngo kirongere kirahagarara. Banishimwe cyane. Ikintu cyanejeje muri izi nkuru, ngo nuko bakiri muri uwo mwanya akimara guhaguruka yongeye kwiyumva mu buzima, yongeye gukomera, yongeye kunezererwa. Ngo nuko bajya binjirana mu rusengero, ngo binjira ashima Imana, ahimbaza Imana, kubera ko muri bose bari mu rusengero nta muntu n'umwe waramugiriye impuhwe. Ngo nuko ageze bose barumirwa, baratangara, bavuga ati se ni runaka ko twabonaga bitazashoboka, ese runaka ko twabonaga byanze, ati byashoboka gute? Nagira ngo nkubwire ngo nawe Imana niyagira ikintu ukora, ujye winjira mu rusengero ushima Imana, winjira ushima Imana ko ari cyo yakoze. Ngo batangira kuvuga ngo se uriya niwe, ngo se ngo niwe, ngo cyangwa ngo ndabona asa nawe, ngo ndabona nyamara urango yari. Ngo nuko bose birabacanga, ngo nuko rata nawe yinjira mu nzu ahamya avuga ibyo Yesu akoze mu buzima bwe. Ndabona hari ikintu gikomeye Imana ikoze mu buzima bwe, wa mubyeyi we, wa mupapa we, wa musore, wa mukobwa we.
hari byinshi byatumaga nawe udahaguruka byari byarakwicaje, ariko ndakubwiye ngo bihaguruke mu izina rya Yesu. Hari byinshi byari bikunanije, ariko ndakubwiye ngo byongere bikure kuri mu izina rya Yesu. Ntabwo bikwiye gutura mu buzima bwawe iteka. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ifite ubushobozi bwo kuzura umuntu, kandi ifite n'ubushobozi bwo gutegeka. Ifite ubushobozi bwose bushoboka, kuko Imana ni Imana y'ubushobozi kandi ni Imana y'inyembaraga. Hari byinshi byari bikugoye, ariko ndagira ngo mutangarize iyi nkuru. Uwiteka ashyizeho iherezo, nawe wongeye guhaguruka nk'abandi, wongeye kugenda ushima Imana kuko hari ibyo Imana igarutse gukora mu buzima bwawe. Wongeye kugenda ushima Imana kuko hari ibyo Imana yongeye kurema. Tugiye gusenga Imana. Zamura kwizera muri wowe, hasigaye Imana ikora ibikomeye mu buzima bwawe. Data, mu izina ryawe Yesu, nongeye kugushimira Data wera, uri Imana nziza, uri Imana yera. Turagushimiye kuko uzi imirimo n'ibitangaza mu bwoko bwawe. Turagushimiye ko urwaniriye benshi. Turagushimiye Uwiteka Mwami Yesu ko ushyigikiye benshi. Komeza kuganza no kwiyubahisha Uwiteka Mwami. Ukomeze Mwami Imana yacu Data wera, kurene stade mo esheke de stare bowa aranike stare mo de stare ne desha. Komeza kuramo shini ni star. Komeza Mwami Yesu kuganza mu mitima yabo. Uwiteka Mwami Yesu, ubahaze ibyiza kuko uri Imana ikomeye. Uwiteka Mwami Yesu, tugushime kuko uzi imirimo n'ibitangaza. Uwiteka Mwami, komeza guhabwa icyubahiro. Uwiteka Mwami Yesu, tubisabye twizeye mu izina ryawe Yesu, amen. Shalom shalom. Umwami Yesu akomeze kubana namwe, kandi n'inkunga ikomeye gukomeza kubana natwe. Hari icyo Imana ikoze mu buzima bwawe, hari ibyo Imana ikugaruriye wari waranyazwe, hari byinshi wari waranyazwe, ariko Umwami Yesu arabigaruye mu izina rya Yesu Kristo. Shalom shalom shalom.